Birashoboka yuko nawe ari bwo bwa mbere wumvisha ibi bintu. Ese wigeze kumva ko hari izindi mbaraga zihishe mu bantu b'igitsina gore baba batarashaka babyayeho, abo twita abafiyemere? Abakobwa babyaye akenshi na kenshi wumva basa nkaho bayitakarije icyizere cyangwa se baritakarije ibyiringiro, bakavukishe kuba narabyaye, namaze kuba umudamu byarangiye, nta muntu yapfa kunyemera cyangwa se n'uwanyemera yaba ari kwa kundi nyine kwirurutsa. Ese mwari muzi yuko mufite agaciro? Ndavugana namwe mwabyaye, mwebwe b'abafiyemere mufite agaciro karenze cyane kurenza n'aba bakobwa batari babyaraho. Ubushakashatsi dukora butugaragariza ndetse budushushanyiriza yuko mwebwe mufitemo ubushobozi burenze n'ubw'aba bantu batari babyara, ndetse mufite n'ubundi buhanga buhanitse burenze aba bantu b'abakobwa batari babyara. Guhera kano kanya numara kumva iyi video ukaba uri umufiyemere cyangwa se ukaba warabyayeho, ufite iki kibazo cyo kuvuga uti ngo se ngo nakundwa, ese byagenda gute, aka kanya utangire wirimo ibyiringiro kandi wikubite mu gatuza uvuge yuko uri umuntu ukomeye. Ngo wayikaze kuri Icano Twahinduye TV. Uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubarebera hamwe zimwe mu nyungu zo gushaka umukobwa wabyayeho cyangwa se zimwe mu nyungu zo gushaka uwo twita umufiyemere. Ese bifite izihe nyungu mu rugo? Ese bimaze iki? Ese kubera iki ari ngombwa kumushaka? Ngo wayikaze, njye mujye kubana kuri mikoro nitwa Eric niyo kwizerwa. Kanda subscribe kuri Icano nimba ari bwo bwa mbere uhageze, ndetse nimba uri usanzwe uhahora nishimwe rikomeye, ndetse ibyo dukesha ibyo twagezeho byose niwo tubikesha, ndetse naho twifuza kugera naho tuhateganyamo. Imana igumugisha cyane. Wibuke ku liking iyi video, ndetse kandi na share na comment tubwire ngo nayikunze. Mbahaye ikaze, njye mujye kubana kuri mikoro nitwa Eric niyo kwizerwa. Gushaka umukobwa wabyayeho cyangwa se umugore wabyayeho bifite inyungu zitandukanye zishingiye ku miterere y'umuryango, ubuzima bw'umuntu, ndetse n'ukuntu abantu babasha kubaka umubano ukomeye iyo bageze mu rugo. Kubaka umuryango ni ibintu twese tugenda twifuza, ndetse iyo bageze ku basore tugenda twifuza neza cyane yuko tugomba kubazabona abafasha baduhereza amahoro mu rugo cyangwa se buje inshingano nk'uko bikwiriye. Musore, igira hino tuganire. Birashoboka yuko mu mipango yawe cyangwa se muri gahunda zawe wamye kiri uvuga uti ngo nzashaka umuntu utarigeze ubyara, abo twita nk'isugi, cyangwa se utarigeze gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko nshuti yanjye, burya umufasha mwiza nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana atangwa n'Uwiteka. Umusore wese mu ntego ziwe aba yumva yifuza yo kuzagira urugo rwiza, rw'amahoro, rwuje ubugwaneza, ndetse ruhuriza hamwe. Mu by'ukuri yihesha amahoro umugabo mu rugo ni ukubona umuryango umeze neza, afite urugo rwiza, yumvikana n'umugore we n'umufasha wiwe, ndetse bahuriza hamwe, bishimirana, bakundanye, bumvana, bafatakanyije muri byose, muri make bameranye neza, baguwe neza. Nimba ushaka rero kuzagira urugo rumeze gutyo ndetse rwiza runyuze umutima wawe, igira hino nkubwire. Abashakashatsi bagaragaje yuko 80% by'abagore babyaye ari bafite ubwo bushobozi bwo kubaka urugo, ndetse ngo bafite ubushobozi bwo kurushimangira bakagera kuba ibyifuzo byawe. Birashoboka yuko angandi kuvuga utari kunyumva neza, bitewe no kuri kuvuga utari, ariko ndabizi neza yuko buriya umugore wari wese byakunda cyangwa se yakubera umwana mwiza kubaka urugo mu gihe mwahoje kandi muri kumwe. Aho ngaho ndakumva rwose ibyo uri kuvuga ni ukuri. Nanjye nje kubwira amwe mu mabanga yihishe mu bantu b'igitsina gore babyariye iwabo cyangwa se babyayeho, hanyuma wumve itandukaniro ry'abantu babyayeho n'abatarabyaraho, hanyuma uzatemwe icyo umutima wawe ushaka. Musore, mugore nawe wabyaye cyangwa se mukobwa wabyayeho, igira hino tuganire. Igira hino nkubwire ibyiza byawe, igira hino nkubwire agaciro ufite, igira hino nkubwire ubushobozi wibitsemo utazi, igira hino nkubwire ibanga ugendana utigeze umenya, uri uw'agaciro cyane. Bamwe mu bahanga bazi kugenzura ndetse bazi no kureba neza kwitegereza ibingi babikora ubushakashatsi, bagiye bagaragaza yuko imiryango myinshi cyane yubaka ingo zigakomera cyane cyane, ngo 62% ngari abantu babyariye iwabo cyangwa se abantu bageze kubyaraho. Bavuga neza basobanura yuko uyu muntu wabyayeho cyangwa se umuntu yigeze kubyaraho, uyu muntu ngifitemo ubunararibonye ndetse n'ubushobozi buteye ubwoba muri we bwo kubasha ngo kubaka umuryango ugakomera, kuko bavuga neza yuko iyo aramutse ashyitse mu rugo, impamvu ya mbere ngaba umugore mwiza, ndetse ngo cyane kuko ngabasha ngo kuba yaranyuze mu bintu byinshi cyane, ngo byatumye ngabasha ngo kurera umwana wiwe ndetse amuhangayikira, amunyurana mu bihe bikomeye bikakaye biteye ubwoba, bigatuma bimwigisha ibyo bihe, bikamusigira isomo rikomeye, ku buryo iyo aramutse anashyitse no mu rugo ngo yubaka urugo rugakomera, kuko ngo burya ngo uburyohe bw'umwana cyangwa se uburyohe bw'urugo ni umwana.
rero ngo abasha kubaka urugo agakomeza akita no kubana, abazi n'agaciro k'umugabo icyo ari cyo, kuko ngo yabashije kubasha kunyura mu ibyo bihe bimeze gutyo. Ndetse bakomeza bavuga neza yuko uyu mugore wabyaye uramutse umusize mu rugo akakubera umufasha, ngo uyu muntu ngo abasha ngo kuba azi ubuzima icyo ari cyo, kuko ngo aba yanyuze mu buzima bwo kurera uwo mwana, amuhangayikira, amushakira pampa, amushakira imyenda, amwishyura ishuri, ndetse agerageza kumukorera buri kimwe cyose. Ngo ibyo ngibyo bimusigira isomo rikomeye mu buzima, ndetse ngo ni umutima ukomeye kuba ufite ukomeye wo gushaka ubuzima. Rero ngo ibyiza byo gushaka uyu mugore wabyaye cyangwa se uyu mukobwa ageze kubyara ageze kuba umufiyemeri, ngo bituma ngo uyu muntu ngo abasha ngo kubaka urugo rufishikamye rushingiye no ku butunzi, kuko ngo abasha gushugurukira urugo akarushakishiriza. Ngo icyo gihe nta kuntu aba agifite ubute ngo cyangwa se ngo imiteto y'isi, ngo ahubwo ngo aba yaramaze gushirika ubwoba, yaramaze kubasha gushugurukira kumenya ubuzima, yarasobanukiwe ubuzima icyo ari cyo, bikamuhereza imbaraga zo kubushaka ndetse bigatuma n'urugo rukomera. Rero wowe wabyaye, wowe wigeze kubyaraho, wifitemo ubushobozi ndetse buteye ubwoba nubwo abantu batabibona, wifitemo ubushobozi. Uyu muntu wabyaye iyo umushatse uba wishakiye ngo zahabu. Niko abahanga bakomeza basobanura bavuga neza yuko ngo iyo uramutse umukize umugore ngo bawusa nkaho wiyorohereje ubuzima, ngo kandi ngo bukazagenda neza cyane. Ayo ngayo niyo mabanga akomeye cyane yihishe mu bagore bigeze babyara cyangwa se mu bakobwa bigeze babyara bakaba fiyemeri. Rero nabo musore, nimba ubonye uyu muntu wigeze kubyara akaza mu buzima bwawe, menya neza yuko utomboye, wimukubita cyangwa umuterane hirya uvuga ati yuko adafite agaciro mu buzima bwawe. Ahubwo uyu muntu wigeze kubyaraho ni umuntu ukomeye cyane, ndetse ni umuntu uzabasha kugutuza heza mu rugo rwawe, ukabasha gutura heza, ukabasha kumva yuko ukomeye kandi ushikamye, ukabasha kugira amahoro n'umutekano mu rugo rwawe. Ese byumvishe ute? Wumvishe uko ibintu ari byo koko? Reka tukugenda ku yindi mpamvu ya kabiri, cyangwa se ibindi bintu bikomeye abagore bifitemo babyaye, ubundi bushobozi bukomeye abagore babyaye bifitemo. Abagore babyaye, abahanga bakomeza bavuga neza yuko ngo burya ngo uyu mugore wabyaye, ngo burya uyu mugore aba ari umunyempuhwe, aba afite ngo umutima w'impuhwe mwinshi cyane, cyangwa se umutima w'imbabazi, kuko ngo aba yaramaze gusobanukirwa uburyo hari ibintu bibabaza nko mu kubyara umwana cyangwa se kumugira ku gise. Abazi neza yuko bibabaza, ndetse ngo bigatuma ngo bimusijyamo umutima w'impuhwe ukomeye cyane wo gukunda abantu, ndetse nawe umugabo urimo akagukunda mu rugo rwawe, akagutetesha. Aba yaramaze kumenyera neza yuko ngo burya ngo gukunda abantu no kwitangira abandi ari ibintu byerekeranye n'ubumuntu cyangwa se n'igikorwa cy'ubupfura. Bityo rero ngo bigatuma agira umutima w'impuhwe, kuko abazi neza yuko hari ibihe yigeze kunyuramo bimubabaje, cyangwa se ibihe bituma abasha kumva ababaye mu gihe cyo kubyara umwana, cyo kumugira ku gise, ndetse no kumuhangayikira amushakira ibyamutunga. Bityo ngo bituma bimusijyamo umutima ukomeye, ndetse umutima w'impuhwe n'imbabazi nyinshi cyane, ndetse n'urukundo. Inyungu zo kumushaka rukamugira umufasha cyangwa se kamugira umugore mu rugo, nuko ngo abasha kukwitaho nkawe, ndetse akabasha no kwita ku byo akabasha no kubigenzura, kuko aba afite impuhwe nyinshi ndetse n'urukundo rwinshi cyane muri we, n'ubushobozi bwo kubasha kwita ku babana nabo ndetse n'abamugana. Uyu abashakashatsi bagaragaza neza yuko uyu muntu ngaba mwiza no mu muryango wose, ndavuga mu muryango wa famiye yawe, ngaba mwiza cyane, kuko ngaba yaramaze kumenya cyangwa se kugira umutima w'impuhwe wa kibyeyi wo kubasha gusobanukirwa no kumenya uwo muntu icyo ari cyo, ndetse no kuba yakumva yuko hari ibihe yagiye anyuramo bikomeye bimushayira byo kuba yabasha guhangana n'ubuzima, bikaba ngombwa yuko abasha kwita no ku bantu bawe bagukikije, ndavuga inshuti zawe n'imiryango yawe. Iyo ngiyo ni impamvu ya kabiri, cyangwa se n'ubushobozi bwa kabiri, cyangwa se n'ibikorwa byerekeranye n'aba badamu babyaye, cyangwa se abo twita abafiyemeri. Aho muri hose mwubahe tubatereye amasari, kuko muri abantu b'agaciro. Ikindi kintu abashakashatsi bagaragaza, cyangwa se ubundi bubasha bagaragaza bwihishe muri bano bantu babyaye, cyangwa se abo twita abafiyemeri, ngo ni ukuba ngo afite ngo umutima w'ubushobozi bwo kwihangana cyane. Basobanura bavuga neza yuko ngo kurera wenyine, cyangwa se kuba yaragize kuryamira amajanja kubera umwana wiwe, cyangwa se kubera ubuzima bagiye anyuramo kugira ngo ayere umwana wiwe amugire umuntu ukomeye, cyangwa se n'abasa neza nk'abandi uwo mwana we, ngo bituma abasha gukura mu mutwe, ndetse ngo akanagira ngo n'umutima ngo wo kwihangana cyane, ngo kwihangana cyane, kuko ngo abagiye ahura n'ibibazo byinshi, kandi nyuma ibyo bibazo byinshi akaba n'akagenda anabyikemurira nta muntu ngo afite ubimufasha. Akenshi na kenshi ngo bikunze kuba kuri babantu babyaye, cyangwa se babandi bateye inda bagata kubigendera, bakabatera inda bagata kubigendera, bagatangira bakazabyara bonyine, bakanarera n'umwana wonyine. Rero ngo uyu muntu umeze gutya, ngo burya ngo nuramuka ngo umubonye, ngo ujye umenya neza yuko ifitemo ubushobozi abandi bantu badafite, kuko ngo burya umwarimu mwiza ni umwarimu witwa ubuzima. Uyu mwarimu akwigisha isomo ry'igihe kirekire, kandi rikazagufasha mu bihe byose byawe byose byo kubaho.
iyo utabaye umuntu ukomeye uba umuntu woroheje, iyo utabaye umunyabwenge mw'ayo masomo ubuzima bukwigisha uba umuswa. Rero uyu mubyeyi yigeze kubyaraho cyangwa se uyu mufiyemeri, uyu muntu aba yifitemo ubushobozi bwo barigishijwe n'uyu mwarimu w'ubu buzima. Aba yaramwigishije kuba umuntu w'agaciro, aba yaramwigishije kuba umuntu ukomeye, aba yaramwigishije kuba umuntu ushikamye mu bibazo ndetse no gukomera mu bihe bigoye. Niyo mpamvu rero yifitemo ubushobozi bwo kubasha kumenya uburyo agenda atwara ibintu byiwe ndetse mu buryo bworoheje kandi mu buryo bumeze neza cyane, bwuzuye ubwenge butabasha kurondora cyangwa utabasha kumviriza ngo bumenye. Umufiyemeri cyangwa se umukobwa wageze kubyaraho burya ngo akenshi na kenshi iyo bagiye batabwa nabo bakundaga cyangwa se nabo babyariye, abo bantu ngo bakera abana bonyine cyangwa se bakaba mu buzima bwabo bonyine, ngo ni ukuri no kububaha cyane, aho mubonye uzajya umutera amasari kuko ngo umuntu aba akomeye cyane, aba yifitemo ubushobozi buteye ubwoba. Aho muri hose turabasuhuje mwebwe bafiyemeri cyangwa se mwebwe bakobwa mwigeze kubyaraho. Imana ikomeze kubahezagira kandi ikomeze kubahereza umugisha mwinshi, muri abantu b'agaciro pe. Uhiriwe cyangwa se umunyamahirwe yabatunga mu buzima bwiwe kuko atazigera yicuza. Ibyiza byanyu byo wabivuga ni byinshi cyane kuko abahanga bagenda bagaragaza ibyiza byinshi mwifitemo, ariko reka atubabwire ibingibi aba ari byo tucumbitse ahangaha, ahubwo tubabwire n'akamaro kanyu mu rugo. Ese iyo umugore uyu mukobwa wabyaye iyo aramutse ashyitse mu rugo yitwara gute, cyangwa se nakahe kamaro kugira umugore wabyaye mu gihe cy'urugo, mu gihe yashinze urugo? Abahanga bagaragaza neza cyane cyangwa se bakavuga ingero nyinshi cyane z'uyu muntu wegeze kubyaraho iyo umusize mu rugo, akamaro kiwe, ibyiza byiwe, ibyo kugira iyo umugeze mu rugo, akamaro k'uyu muntu ku muryango. Ese nakahe kamaro? Bavuga utumaro twinshi cyane ndetse bakanavuga n'ibyiza by'uyu muntu byinshi cyane, ariko uyu munsi reka tubatonyerezemo bitatu iby'ingenzi, ibindi byo turajya tubigarukaho butaha. Nimubikunda ndetse mukanabinyandikira muri comment mukamwe ati turabishaka. Umugore wabyaye cyangwa se umukobwa yageze kubyaraho, ubu ngo twita umufiyemeri cyangwa umusingle mothers, uyu muntu ngo iyo ageze mu rugo ngo aba yifitemo ubushobozi bwo kuba umubyeyi mwiza, kuko ngo ubunararibonye bwiwe bwo kurera yagiye anyuramo arera uwo mwana wiwe yabyaye, ngo bumufasha no kwita no kuba abyariye muri urwo rugo rushyashya. Bimufasha kubita kuko yaramaze gusobanukirwa neza kurera umwana agakura icyo bisaba ndetse n'uko n'imbaraga bigenda bikenera mu buzima bigenda bimusaba. Bituma rero ibingibi kuba yagiye binyuramo bimeze gutyo, bituma ngo abasha ngo no gushyika muri urwo rugo ndetse ngo abana byakabasha kubarera ngo kandi bagakura neza bafite igikuro cyiza, ndetse ngo buri maso yose yifuza kureba abo bana yareze. Kuko ngo kurerwa n'uyu muntu w'umufiyemeri cyangwa se uyu muntu witwa umusingle mothers yageze kubyaraho kirakiri umukobwa, uyu muntu ngo kurerwa nawe aba ari umunyenga, kuko ngo bituma ngo ukura neza. Ibi ni byiza bya mbere byo gutunga umugore wigeze kubyara cyangwa se umukobwa yageze kubyaraho kera, ukamushyira mu rugo ukamugira umugore. Akamaro ka kabiri cyangwa se ibyiza bya kabiri byo gutunga umugore wigeze kubyara cyangwa se umukobwa yageze kubyaraho uwo twita umufiyemeri, ukamugira umugore ukamuyushyira mu rugo, ibyiza byiwe ni byinshi cyane, ariko reka turebe n'iki ngiki. Ngo uyu mugore yifitemo ubushobozi bwo kubaka umuryango ushingiye ku rukundo rw'ukuri. Ngo iyo umugejeje mu rugo ukamugira umugore, ngo uyu muntu ngo aba afite urukundo rw'ukuri, ngo ari gukunda mu by'ukuri kandi guhata ndetse rukakurenga, kuko aba yaranyuze mu bihe bibabaza cyane ndetse ngo bimusaba kuba yumva abayeho wenyine. Ngo bityo rero yaramutse rero abonye umuntu bafatikanye urugendo rw'ubuzima, kuko aba yaramenyereye kubaho wenyine, ngo uwo muntu yamubonye rero ngo abafatikanye urugendo rw'ubuzima ngo abasha kumukunda cyane ndetse ngo akabasha ngo kumuhereza urukundo rw'ukuri ndetse ngo akamufata nka marayika ku buzima bwiwe, kuko ngo abasha kuba ngo amwizeramo icyizere cyiwe cyose akimumariyemo. Rero niba ufite uyu muntu yageze kubyaraho ukaba umufite mu rugo nk'umufasha wawe, ntukazajye umubabaza, kuko ngo aba yarakwizeye, nta yindi nshuti aba yizeye, cyane cyane yuko abanyuze mu bihe bimukomereye bituma yumva yuko yiyanze ndetse yumva yuko yitakarije icyizere cy'ubuzima, abayeho wenyine. Rero yagize amahirwe ngo akakubona, ngo abasha kukwitaho cyane ndetse ngo akagutetesha ndetse cyane, kuko nta wundi aba yizeye mu buzima bwiwe. Ibyo ngibyo ni ibindi byiza cyangwa se izindi nyungu zo gushaka umugore yageze kubyaraho, uwo twita umufiyemeri. Aho muri hose dukomeje kubatera amasari ndetse tubakomera mu mashyi, muri abantu beza cyane. Reka mbabwire rero izindi mpamvu cyangwa se izindi nyungu cyangwa se akandi kamaro ko gushaka uyu mugore wageze kubyaraho mu rugo ukamushyira mu rugo. Burya ngo abahanga bavuga neza yuko uyu mugore umeze gutya cyangwa se uyu mufiyemeri ngo aba afite igikundiro yaremanwe n'Imana, cyo gukundwa n'abana cyane. Ngo iyo hari abana bavuye ahandi hantu cyangwa se abandi bana bavuye mu miryango yanyu igiye itandukanye, ngo uyu mugore ngo abasha nawo kubarera neza, ngo abasha kubahereza ngo urukundo rwa kibyeyi ndetse ngo akabasha ngo kubereka n'umutima wa kimuntu.
ngakabayera neza, kuko abashakashatsi bavuga neza yuko uyu muntu Imana yaramuremanye umutima cyangwa se urukundo rwihariye cyangwa se rusa nkaho rufite umwihariko muri we. Rero nimba ufite uyu muntu, menya neza yuko yifitemo ubushobozi bwo kuba afite igikundiro yaremanywe n'Imana, iki gikundiro cyo gukundwa n'abana. Niba hari abana wabyaye hanze cyangwa se akaba ari abo uzakura mu muryango, ukabazana mu rugo rwawe w'umusore cyangwa w'umugabo, ukaza ati barerwe n'uwo muntu washatse wigeze kubyaraho rimwe w'umufiyemeri, icyo gihe abana bawe bazabaje mu biganza byiza. Kuko abashakashatsi bagaragaza neza yuko abantu bafite mu mutima umeze gutyo w'igikundiro ndetse umutima w'impuhwe wo kwita ku bana ndetse no kubakira. Ibi byose ni byiza byo gushaka umugore wigeze kubyaraho cyangwa se uwo twita umufiyemeri, umusingle mothers. Nizere neza rero yuko wasobanukiwe ibyiza byo gushaka umugore wigeze kubyaraho umusingle mothers cyangwa se umufiyemeri. Ndetse niza yuko wanasobanukiwe n'ikintu cyitwa ubushobozi bifitemo ndetse n'agaciro n'ubuhanga buhanitse bibitsemo boho batazi cyangwa se bo batazi yuko babufite. Nari nkwibiye iryo banga. Iyi ni cyo nitwa Hindura TV. Nizere neza yuko rero wasobanukiwe. Komeza gukurikirana ibiganiro byacu, ukande subscribe, ufunguye n'inzogera, wandike na comment tubwire n'ikindi kintu kwaza gukora ubushakashatsi. Wibuke gukanda na like, usangize n'iyi video, uyisangize inshuti zawe ndetse abuze cyane yuko ari abasingle mothers. Ndetse uyisangize no ku bantu bose b'ingeri zose ko byabasha gusobanukirwa ibintu. Ndagushimiye cyane. Nyuma y'uko kumwe nitwa Eric Niyo Kwizerwa. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubamira umugisha. Tujye duhura mu zindi video. Mbibutse neza yuko hari igitekerezo cyangwa se indi nyunganizi ushaka yo wazajya utubwira, wakandika muri comment cyangwa se ugasura izindi mbuga nkoranyambaga zacu. Kuri TikTok twitwa Eric King, kuri Facebook tukitwa Niyo Kwizerwa Eric. Aho washika ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa se iyindi nyunganizi yindi y'uburyo bwose cyangwa se inama ushaka ko tukugira, watubwira rwose. Turahari igihe cyose ko tujye tugufasha. Murakoze cyane rero, nyuma y'uko kumwe nitwa Eric Niyo Kwizerwa. Tuzahure mu zindi video z'ubutaha. Imana ikomeze kubamira umugisha ndetse ibahaze n'uburame. Amen.